Abashyitsi badusuye nako baje mwaya materaniro njye ndagunagize gahunda yo kubumvaho cyane uretse uyu niwe nagerageje kumva batubwire itandukaniro burya nda n'umugabo ukwiye gutinya itandukaniro ry'ibyo bumvise niba harimo n'inyungu aravuga ati cyakora ngewe nungutse iki ngiki kandi n'umugabo utavugiye aho ngaho ushobora no kuvuga atari ibi byose ni ibinyoma shingiye kuri iki ngiki mutubabarire mu bashyitsi nibura mutubwire murakoze urahera kuri Serena hibutse kumva uko bazi ikibazo kwa kundi babajije ikibazo tubwire uko wabyumvise itandukaniro uko nabyumvise muri ndewe nashima n'Imana yangejeje hano kubera ko buranumvishe ko bundi numvaga ko kugira ngo nzajye mu ijuru nazabihabwa nuko nareka ibyaha none maze kumva ko ibyaha kubyikuramo burundu ndanuko nanarabigerageje byaranze ubwo rero ubwo numvishe ko icyangombwa ni ukwizera Yesu Kristo akaba ari umukiza wanjye ubwo numvishe ko bitandukanye nibyo narinze rwose shimye Imana yangejeje hano urumva uzamwizera kwa kangahe uhereye none uhereye none wicara wikwihuta turahari naho turi kujya twihuta icara rwose ndako agarara uhereye none n'iki wizeye uhereye none ufite iki utari ufite umeze ute bimeze gute kuko nicyo Israel abajije kugira ngo tubwire uko mumeze mu byukuri ikindi nungutse bono nuko ngimara kumva ko Yesu yabambwe kubera ibyaha byanjye ari nacyo yazize numvishe ko ndi umwera ubwo rero nari mfite imbungenge ko ijuru ndagomba kuzaribona ubu ndi kumva muri ngewe ngomba kuribona ariho Israel yavuga ati ubu ndi no kugendana mu modoka cyangwa no kugenda bati niho yagwa ndakibazo kuko nzi ko ijuru ari ijyanye mugihe wagendaga mu mutwe bati Imana ko bijanga ubu namvuye basi byaba bindangiranye ubu rero rwose shimye Imana ko rwose ubu nzi ko ijuru ari ijyanye kuko nanjye niza Yesu Kristo Imana ni nziza cyane amena n'abandi dukeneye kubumva uravuga uko umeze uravuga ibyo ufite si ngombwa kuvuga n'ibyo Sere yavuze uratubwira uko umeze nawe uko waje nuko utashye bitandukaniye bijyanye utanabyumvise ntayo kubwira iteraniro abaye mu bangirikani kumwe n'uriya bakibona mu buryo buhagije cyane bakaguhinduranya ingingo mwadepesha ariko muri izo nzira zose nta cyiza nigeze mbonamo ngo barasengaga ubundi ngo higura ngo gira icyo ukora ngo ubone Imana ikugirire neza ibyo byose nyuma yari ukabona ndanyungu ubibonaho ukaba ubona uri umunyabyaha igihe cyose ukabona ukajya hari twandikaga udupapuro ndabyibuka nabaga ndi kumwe na Kamanzi twararirimbanaga kandi ku rupapuro rw'ibyaha kuzuza ukajya ukihana ariko wataha ukanongera ukabyibona ko wabyiha ariko kumva nuzuye umunezero cyane kuko ikintu cyerekeranye no kuvuga ngo nzarimbuka ngo nuko ndi umunyabyaha icyo cyo ndikikiriho njye ndi indungane rwose kuko amaraso ya Yesu Kristo njyewe
sinabasha kwikuraho ibyaha nta n'imbaraga nabona kuko ari ukuvuga ngo imbaraga ngo icyo gihe tayari abakire bagira ute ni ijuru ryaba ribaye iryabo bakoresha amafaranga yabo bakoresha imbaraga ubutunzi bwabo bakagira ute ijuru tayari bakarijyamo abakene twe tukaba tugize ute turaribuze kuko ndangije kumva ko ijuru ari iry'ubuntu mbese uwo ari we wese ararigenewe ahubwo kurisobanukirwa kugira ngo arihabwe icyo kibazo rero icyo kibazo cyavuye nanjye nshimye Imana kubw'uyu munsi tuzi akazina Iradukunda Joseline nshimye Imana cyane kubw'uyu munsi cya mbere nagiragaho ikibazo ni ku mategeko nibazaga ukuntu mbese umuntu yakizera ariko adakurikiza amategeko ngumva mbese bimbogamiye ngumva mbese wapenda kigenda ariko nshimye Imana ko umuntu atakirishwa n'amategeko katagaragara imbere y'Imana kubera ko amategeko ntiyayashobora nanjye nsobanukiwe neza ko ndakora amategeko ngo nyashobore ahubwo ko mberewe ubuntu n'amaraso ya Kristo nshimye Imana cyane ko nsobanukiwe neza ko agakiza nakaboneye muri Yesu Kristo ubu nkaba nshize amanga ko nta kurimbuka ku kindimo ko mbonye ubugingo buhoraho ku bw'amaraso ya Kristo icyo nicyo nshimye. Amen. kuko ni nyinshi inyuma ya seta dukeneye kumva uri ku ruhande uratubwira uko umeze gusa icyo wabonye icyo wagaye icyo wumvishe icyo bashimye nta kigoye cyinshi umwanya umaze hano ni munini nanjye nitumuhereye nako ndi gushima Imana ko iby'amaturo twagiraga ubwo kugura mu rusengero kubera ko ndaturo tukagira ubwo kugura ku rusengero kubera ko ndashimwe none ubu nsigaye numva ko kujya mu ijuru ni ubuntu nyine ubu niyo nagenda ngibera mu rugo nzi neza ko nzajya mu ijuru nyine mwatubwiye ko ijuru ari iryacu buriya bishatse kuvuga ngo niyo utasenga ijuru ni iryawe ni ukwizera niyo wagenda ukibera mu kwizera uzi ko uzajya mu ijuru icyo wizeye ni iki rero kiri guhesha ukumva wibere no mu rugo urifite icyo nizeye wumva cyaguhesheje icyo yizeye ni uko Yesu yambereye incungu wumva ko ibyaha byanjye yabiguranye akabigira ibye wumva ko icyo nakora cyose nzajya mu ijuru murakoze aho ngaho ntibasobanukiwe uravuze ngo icyo wakora cyo bizajya mu ijuru ntabwo bumvise waruze kuvuga iki uvuze ngo icyo wakora cyo bizajya mu ijuru kandi kubivuga neza dukuremo urujijo ni iki wari uvuze ngo icyo nakora cyose nyine mwatubwiye ko Yesu yatubereye incungu ibyaha byacu arabigurana kugira ngo ibyaha twakoze yabigize ibye
nyine yatuburaniye ibyaha twakoze abigira ibye ubwiza bwabugira ubwacu nyine ndumva kujya mu ijuru ari ubuntu kumva namwunganira hari aho gatoya niyo nakora icyaha cyakora byose ni hahandi ho kuvuga ngo niyo nakora icyaha nta bubasha afite bwe ubwe bwo kukikuraho kubera ko yizeye ko n'ubundi icyaha cyane ubwo yanagikora hari uwagize ute hari uwamwemereye kukimukuraho wanakimukuyeho kwanza wakimukuyeho kwanza numva ariho yashatse kuvuga nubwo kandi uwo yizeye ndongeraho akangaka nubwo uwo wizeye atari umugabura w'ibyaha ahubwo ni umugabura wo gukirana agukiza urupfu rw'iteka ku buntu ariko akanagukiza n'ubuzima bw'ibyaha nabyo ku buntu sibyo ageze kwa Zakayo umukoresha w'ikoro ntabwo yigeze amubwira ngo kugira ndari wawe twumvikane ubanze wishyure abo wambuye abo ubereyemo umwenda bishyure ufashe n'abakene ntabyo yamubwiye ahubwo yarambwiye ati Zakayo ururuka kubera ko uyu munsi ndi burare nubwo uri umukoresha ajya kwa Zakayo Zakayo akiri umukoresha anarahariwe Zakayo akiri umukoresha ariko Zakayo yatera akajisho kuri Yesu ati wari uzi n'ikindi mwami reka nkubwire hari abantu nagiye nambura hashingiye ku buryo nakwakiriye iwanjye nkaba mbona uburyo umeze bidahura no kwambura abantu ngiye kubakubira buri wese ndamukubira kimwe cya kabiri cy'ibyo ntunze nacyo mwami ndagihereza ntabwo kwari ukugira ngo yakire Yesu ahubwo yaramaze kwakira Yesu amugezemo yumva Yesu ntahura no gukora ibyaha birimo kumvikana umuntu yakira Yesu ku buntu akiri n'umukoresha w'ikoro nka Zakayo abafarisayo bari baratangaye none se umwami wanyu umwigisha wanyu ajya kurara ku banyabyaha koko ariko akeneye uwemera ko ari iki ubundi akaza agataha iwawe akakwemera gutyo uri akagutsindishiriza ahubwo ubugingo buhoraho ku buntu ahubwo ubwo buzima bwe bukajya bukwigisha n'uburyo ugenda wubaha Imana sawe nako ari bwongereho Imana aho haba